nongeye kubaha ikaze mwe mukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica ku muyoboro wa Narena Media. Nimukomeze kugubwa neza kandi nimukomeze muhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma ubaye utarakora sabu wayikora kuko waba unadushyigikiye kandi waba ugize neza. Hanyuma rero reka turebe ku makuru yacu y'uyu munsi. Murabizi tugenda twibanda ku ngingo zitandukanye zivugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'inyuma y'umugabane wa Afurika. Ariko uyu munsi cyangwa se muri aka kanya tugiye kwibanda ku makuru ari kuvugwa hano muri Tanzania, ngo nuko imvururu zabaye hano muri Tanzania zahitanye byinshi zigahitana benshi. Hari umuganga umwe wagize icyo atangaza nyuma yo kubura umwana we w'umuhungu. Yatangaje iki? Turaje turebe mu kanya mu makuru yacu arambuye. Hanyuma andi makuru nuko umuvugizi wa M23 Oscar Barinda yamaze gutangaza ko abarenga 460 ngo babacamanza baba bamaze gukora akazi. Hanyuma reka turebe aba bagabo bose bahawe akazi, turaje tubirebe mu kanya. Amakuru yacu rero mu buryo burambuye nuko hano muri Tanzania murabizi mu gihe cy'amatora amashyaka atandukanye yaragiye atanga abakandida bagera muri 17, ariko ishyaka rya Chama cha Mapinduzi rikaba ariryo ryamaze kuvamo umuyobozi nyine uyobora iyi Tanzania. Ibyo twamaze kubibona ko uyu muyobozi yagize amanota cyangwa se yagize amajwi arenga hafi 97%. Ubu ngubu akaba ari we uyoboye hano muri Tanzania. Nkuko ibinyamakuru ndetse ibintu bihagaze nuko yamaze kugera ku butegetsi. Nyine murabizi ko ino kurahira ibyo byamaze kuba byararangiye. Hari abaturage benshi cyangwa se abaperezida benshi bari bahari muri kino gihe cyo kurahira. Abaperezida batandukanye twagiye tubabona, hanyuma byari ibintu byiza twagiye dukomeza kugenda tubibona. Hanyuma rero icyo tuvuga nuko ngo nubwo bimeze gutya ariko abaturage bamwe batagomeje kubyishimira kubera ko abenshi baburiye ababo muri izi mvururu. Rero ibitangazamakuru bitandukanye byavuganye n'uyu muganga wabuze umwana we. Hari icyo yaba yatangaje ko ngo umwana we w'umuhungu yagiye guhaha kuri butike bisanzwe, hanyuma ngo yagerayo hari imvururu z'amasasu ari kugenda avuga mu bice bitandukanye. Hanyuma nawe ngo rikamunyuraho nyine rikamurasa akitura hasi akaza kuhaburira ubuzima. Uyu muganga bamubajije ko yabyakiriye, avuga ko ari ibintu byamutunguye kandi atigeze abyakira neza. Ngo ariko ikintu cyaba cyaramubabaje kurenza ibindi byose ngo nuko yaba yarabuze uko ashyingura uyu mwana kubera imvururu zari zihari. Bari bafunze abantu, bari bashyize muri guma mu rugo kubera imvururu nyinshi zari ziri hano muri Tanzania. Ibintu bikaba byaragomeje kugorana. Ibi rero bikaba byarabaye ku itariki ya 30. Uyu mwana akaba aribwo ngo bamurashe, hanyuma bakaza kubura nuko nyine bamushingura. Akaba yaramaze iminsi rero irenga 3 ari aho ngaho bategereje ko imvururu zirangira. Hanyuma imvururu zarangira bakaba aribwo bajya kumushingura. Ibintu rero ngo uyu muganga atakiriye neza. Bakomeje kumubaza amakuru agiye atandukanye, avuga ko hari abantu benshi baba bo mu gihugu batandukanye, abo mu miryango hirya no hino ngo bagiye babura ababo. Gusa we avuga ko mu muryango we hafi nta wundi muntu wigeze agira ikibazo kereka abaturanyi ndetse n'abandi bantu bagiye baziranye bagiye baburira ababo muri izi mvururu zabaye hano muri Tanzania. Ariko mu muryango we hafi nta wundi muntu uretse uwo mwana we w'umuhungu. Agomeza atangaza ko rwose ari ibintu bitigeze bimunezeza, kandi avuga ko kuva ngo yaba mu gihugu cya Tanzania ari ubwa mbere yarabonye biriya bintu. Avuga ko ngo amatora agiye aba mu bihe bitandukanye hagiye haba imvururu ariko zitigeze zikora ibintu nka biriya, zitigeze zica abantu. Byabaga ari ibintu biri aho byoroheje, ariko atangaza ko biriya ngo ari ubwa mbere yari abibonye hano muri Tanzania. Bagomeza kumaza se wowe nk'umuganga kwa muganga
muganga nta bantu benshi waba waragiye wakira, avuga ko yari ari muri konje ariko akomeza kugenda atangaza ko yakominikanaga n'abari bahari, bakamubwira ko hari abantu benshi rwose, hari imirambo myinshi, hari abakomeretse benshi bagiye bazanwa ku bitaro, hari abantu benshi bapfuye baguye muri izo mvururu bakazanwa mu bitaro. Anavuga ko rwose ngo mu buruhukiro cyangwa se muri morgue ngo hari huzuye abantu benshi bahapfiriye, kubera ko ngo izi mvururu zaguyemo abantu benshi cyane, kubera ko ngo morgue zaranuzuye abantu babura aho babashyira. Ibintu mbese byakomeje gutungurana hano muri Tanzania, kubera ko ibi bintu bitigeze bibaho mu myaka yabaye cyangwa se mu kindi gihe kigeze kiba hano muri Tanzania. Bamubajije se uramutse uhuye na perezida uriho Samia Suluhu n'iki wamubwira? Avuga ko yamubwira ko yashyira hamwe ndetse n'andi mashyaka bakumvikana, bakicara bakumvikana kugira ngo ibi bintu bibe byacika burundu, kuko muri Tanzania bitigeze bibaho. Ngayo nguko rero nuko muganga yakomeje kugenda atangaza, ariko abantu bakaba barakomeje kugenda batungurwa n'ibintu byinshi byagiye biba hano muri Tanzania. Tugarutse hano rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuvugizi wa M23 Oscar Barinda akaba yakomeje gutangaza ko abaturage barenga miliyoni 12, urumva ni hafi rwose, abaturage benshi cyane, urumva ugereranyije n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo ruri muri miliyoni zirenga muri 13, ariko urumva ko barayingayinga, wumva ko n'ahantu bafashe, urumva n'ahantu hanini cyane bafashe. Rero agace kanini, kandi Oscar Barinda yakomeje kugenda atangaza avuga ko abo baturage uko bangana gutyo barenga miliyoni 12 bakeneye ubutabera, bakeneye ababavuganira ahantu hose mu mategeko, ndetse n'umuyobozi bakeneye umutekano. Bakaba ariyo mpamvu rero bakomeje kugenda bashyiraho uburyo bwo kugira ngo aba baturage bakomeze kubaho ariko babeho bafite ubutabera. Yakomeje gutangaza ko bafashe ibice bigiye bitandukanye, hanyuma bakabwira leta ya Kongo ko badakeneye gukomeza kurwana, badakeneye gukomeza gufata ibice bitandukanye, ibyo atari byo bifuza, ahubwo bifuza ko bashyira hamwe bakumvikana uburyo abakongomani muri rusange bo muri kariya gace bakwiriye nabo kubaho nk'abakongomani, bakagira uburenganzira nk'ubw'abandi, bakareka gukomeza kwicwa. Ariko ngo ibyo leta ya Kongo ikaba itarigeze ibikozwa, ngo kubera ko ibyo babivuzeho umwaka wose ukarinda urangira nta kintu na kimwe ngo barabivugaho. Ibyo rero bikaba byarakomeje kuba urujijo, bigatera bigatera abayobozi ba M23 gufata indi myanzuro, bakavuga ko nabo bakwiye gushyiraho ubutabera, bagashyiraho amabanke, kubera ko leta ya Kongo yafunze amabanke, ibifunga amapasiporo. Ubu akaba nta muturage uturuka hariya wemerewe kujya Kinshasa. Ibyo rero bikaba byarakomeje gutera ikibazo aba baturage ndetse n'abayobozi, bikaba ariyo mpamvu bafashe umwanzuro wo kugira ngo abaturage nabo bagire uburenganzira. Hanyuma rero mu minsi ishize rwose, mu minsi mike cyane, umuvugizi wa M23 Oscar Barinda akaba yatangaje ko abacamanza barenga 460 bakoze ibizami, hanyuma abarenga 350 bakaba ari bo batsinze, bakaba barashyizwe mu myanya. Abashijwe niba abo bantu bazahabwa akazi, abaza uburyo babaza Oscar Barinda uburyo aba bantu bazahembwa. Avuga ko bari kugenda bashyiraho ingamba zitandukanye zo gushyiraho amabanke atandukanye yabo yo kugira ngo aba bantu bahembwe, kandi yizera ko ibintu bizarushaho kugenda neza. Bamubajije niba ibihe barimo byo kuba bagarura agahenge hano muri Kongo ndetse no kuba bakumvikana na leta ya Kongo, niba aba bantu bazahabwa akazi cyangwa se bazakomeza gukora, Oscar Barinda yavuze ko mu byo bari kumvikana hano Qatar Doha nabyo birimo ko abakozi babo bagomba gukomeza gukora, kandi bavuga ko abantu babo bose bari hariya bagomba gukomeza kugira uburenganzira, kandi bavuga ko abakozi bose bagomeza gukomeza guhembwa kandi bagakomeza gukora nta numwe uvuye. Biri kumvikana rero ko ni ibintu bikomeje kugorana nk'uko biri kugaragara. Biragaragara ko aba baturage cyangwa se aba bantu nabo bashaka uburenganzira bwabo kandi bagashaka kwigenga ukwabo nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Reka rero dutegereze turebe uko bizakomeza
bigakomeza kugenda bigenda, turebe ibizava hano mu masezerano ari kubera hano i Qatar Doha, turebe uko bazakomeza kugenda babyanzura. Nimukomeze kugubwa neza rero, turakomeza tugende tubashakira n'andi makuru.